uyu ni umunsi wa 11 muri ya minsi Imana yaduhaye kugira ngo twegerane nayo dusenga kandi turi mu ijambo ryayo twiyirije n'ubusa. Nizera yuko abadafite impamvu zituma badashobora kujya muri iyo gahunda ubu ngubu bari muri iyo gahunda nyine yo kwiyiriza ubusa, kandi mwumvise ukuntu ari byiza, bitugirira umumaro mu buryo bwinshi, mu buryo bw'umwuka, kubwira Imana turandeba bya byiza byigomwe kugira ngo ngire igihe gihari cyo kubana nawe. Ariko mfite n'icyifuzo, cya cyifuzo cyanjye nitwaye kujya kugira ngo urusheho kumenya uretse bw'Imana yo uko twatumeze kose, ariko inagende kwishyira mu kugira kwacu yavuga ngo urusheho kubaho. Imana rero dufashe twese muri iyo minsi turi mu ijambo ryayo, kandi iyo jambo ryayo rituyobora ririya dusoma muri iriya ntego ngo mugende nk'uko bikwiriye umwami wacu. Naho ngaho twahagarikiye muri iyi minsi y'ibyumweru bibiri turangije. Uyu munsi turasoza ibyumweru bibiri by'iriya nyigisho. Ejo hazakurikiraho ijoro ry'intego, ubwo buzaba ari ubutumwa busanzwe butaresema kuri iriya ntego. Hanyuma mu cyumweru gitaha kuwa mbere twongere tubisubiremo tureba biriya bisigaye. Hasigaye umunezeze, hasigaye mw'imbuto, hasigaye mw'imbuto kumenya Imana. Ibyo rero tuzabyiga kugeza hafi ya Pasika. Ariko kugira agace gatoya n'ijambo abantu bazisengura, numvise ari ukuntu bw'Imana twagiriwe cyane, kuko abandi tuhangaha bose batuganirije amagambo kugira ngo dusobanukirwe neza iriya ntego mugende nk'uko bikwiriye umwami wacu. Batangira batubwira bati umwami wacu ni bande? Ese ubundi umwami we ni nde? Ese abo bagenda bati? Hanyuma muri iki cyumweru rero twaragukuye tubivana mu mahanga, tubivana mu bakorosayi, tubizana mu banyarwanda. Turavuga ngo natwe nk'abanyarwanda twibaze kiriya kibazo, tugende nk'uko bikwiriye abo umwami wacu. Ejo abatari bahari kugira ngo basubiremo gatoya ibyo twaganiriyeho ejo, noneho muze kubona namwe uko mugendana n'abandi burya Imana iri gukora, ngo baje nimugoroba n'abaje mu gitondo bose bafata kimwe kandi kabahemba kimwe. Nuko nguko Imana yacu ikora. Ejo twaravuze ngo Pawulo urwandiko rwandikira abakolosayi yarahereye ku makuru yumvise. Amakuru yumvise aturutseyo azanywe n'umukozi w'Imana witwa Epafura niwe wabwirije abakolosayi, barakizwa bamenya umwami wacu. Amaze kubabwiriza rero, mu gihe harimo umunezero n'ibyo byishimo, haza abandi bantu ntawamenya aho baturuka. Aho baje rero, ubwo baje babwira ba bantu ngo hari ikitaragenda neza, nubwo mwakijijwe ariko hari ibyo mutarageraho. Babacira imanza. Aho rero babwira ngo nanezerewe cyane kuko numvise gukizwa kwanyu, numvise umunezero wanyu, numvise ishimwe ryanyu, ariko nababajwe nuko muri uwo mugenda mu buryo budakwiriye abo umwami wacu kubera ibyo ngibyo yababwiye. Ibyo rero bari babwiwe mbere twarebyeho, bari babwiwe bazamo inyigisho zihungabanya imyemerere yo mu gakiza kabo. Izo nyigisho zihungabanya agakiza kabo zari zishingiye zimwe ku mihango, bakabacira imanza ngo mwebwe ntabwo muri mu isabato, ntabwo mukurikiza isabato, ntabwo muziririza amezi aya n'aya, mwebwe murya inyama zose ariko ntabwo mujya bwema kumugiriza inyama zose. Batanze urugero rw'inyama zimwe na zimwe n'uyu munsi namwe mushobora guhura nabyo n'ibyo bibazo. Umuntu atakabwira ngo mujye mugira ukwabo, sinzi niba mugira umudendezo wo kugira ukwabo, ariko burya ufite imyemerere yo mu ijambo yo muri
mu isezerano rya kera ntabwo mwahuza, kuko yabwiwe yuko ngo batazajya barya inyamaswa itatwiza, kuko akorera batwiza. Niyo mpamvu rero bataruke n'abadivantiste bwe ntabwo baruke. Ariko aramutse ashaka kubwira ati mwebwe mwana mukijijwe, kuko ukijijwe n'umuntu wari isabato, ukijijwe n'umuntu utarya inyama nziza, ukijijwe n'umuntu utarya inyama zo muri kino gihe ngo zaranduye. Hari igihe abatambira babyigishije cyane, mbese ngiye kwisura ko nawe bivuze rero bihagije. Hanyuma nanone haza abandi bazanye andi mabwiriza ajyanye n'umuco bihangiye, cyangwa se n'ibyo bahishuriwe sibizi, cyangwa se ajyanye n'imihango yabo basengera, bakababwira ngo kuki mukoraho, niko Pawulo yabyanditse, ngo kuki mutinyishwa, kuki mwatera ubwoba, ngo nuko rero niba mwarapfanye na Kristo mukaba mwarapfuye ku migenzereze ya mbere y'iby'isi, iki gituma mwemera kuyoboka amategeko y'imihango nk'aho mukiri ab'isi, ngo ntugafateho, ngo ntugasokongereho, ngo ntugakoreho n'ibindi bintu. Ibi ngibi ni ibintu bitera ubwoba umuntu ukimara gukizwa. Ariko ni ibintu yenda umuntu wakijwe kera ashobora kuba we azi uko abyitwaramo neza, akaba yarageze aho yumva hari ibyo yigomba cyangwa se yaretse. Ariko umuntu ukiri muto yimubwiye n'ibyo ngibyo ahita agomba kugakorera. Twarebye rero bimwe muri ibyo ngibyo, ariko ndababwira ibyabaye mu gihe cyacu, muri kino gihe cy'uyu munsi uko bumeze bwebo. Mu gihe cyacu twigeze kubona inyigisho nk'izi ngizi, bakazibwira umuntu uwo ari we wese, bakamubwira ngo ntabwo ugiye gukora ku kirahure cya byiza, kirazira, nta murongo wo gukora ku kirahure, nta murongo wo gukora ku muheha w'umuntu w'itabi. Hari abana ababyeyi babo babwira bati bigishirira ngo kwaje na Yesu, ibyo ngibyo ni icyaha. Hari abo babwiraga bati mpereza kaya gacuma, mujya mu izina rya Yesu kaya gacuma kuko abasoma kwawo kubera ko baguye mu mugakore. Ariko noneho ntabwo ari ibyo ngibyo gusa, ahubwo babyigisha bababwira ngo umuntu akijijwe ntabwo mukijijwe, niba mwakoze ibi n'ibi ntabwo mukijijwe. Icyo rero twari tugamije rero kwari gutandukanya agakiza n'imihango cyangwa se n'imico. Hari imihango, hari imico. Disipurine ni umuco mwiza, abarakora ntabwo tunywa inzoga, ni umuco mwiza. Ariko nanone ntabwo wabaza ngo uvuge ngo ni umurokore cyane kuruta abandi kubera ko nta inzoga. Oya, ugiye gufatanya ibintu bibiri bidafatanya. Ni disipurine twe dufite, ariko agakiza kari hariya, ku buryo abo twaganiriye benshi rero twahoze tuganira n'abandi, umwe akambwira ati yewe narakijijwe ndakomeza ntanga inzoga, ariko numva bidakwiriye, barangimyaka itatu, barangimyaka itanu, imyaka irangiye ndabaramaze. Hari abamaze muri icyo gihe imyaka 10, hari abamaze muri icyo gihe imyaka 5, hari abamaze muri icyo gihe imyaka ingahe, ariko ntabwo gabujije ko muri icyo gihe cyose batari bakijijwe. Murabyumvise ko agakiza kawe uragafite, ntawe ushobora kuza ngo utere ubwoba. Nyamara utera ubwoba akababaza n'izo nyigisho, ashobora kuza agasanga yenda iwanyu aracyanywa inzoga, ube waraziretse, agasanga ufashe ikirahure ugihaye papa wawe, agahita avuga ngo uriya mwana ukure kubikora. Ese kubera iki? Yakoze iki? Namubonye ikirahure kiragiye. Afatanije ibintu bibiri, ubundi kimwe ni disipurine, ikindi ni agakiza. Rero nibyo rero byari bihungabanije bariya bantu. Ikindi cyari kibahungabanije Pawulo yabonye ni imibanire yabo. Imibanire yabo hagati yabo, kubera ko harimo amoko atandukanye. Harimo abakomoka mu Bayuda, harimo abakomoka mu Bugiriki, harimo abarimbata, harimo n'abashebuja. Abo bantu kubana n'abavandimwe kandi ikibazo gikomeye. Ariko arababwira ngo aho ngaho ni haba Umuyuda, aho ngaho ni haba Umugiriki, aho ngaho ni haba Uwimbara, aho ngaho ni haba umushebuja, aho ngaho bose Kristo ni byose kandi Kristo ari muri bose. Aho ngaho rero tugomba kuba tuvuga ngo
ngaho ntabwo biri ngaho. Ibyo rero nibyo twaganiriyeho rero uyu munsi tugiye gukomeza tureba impuguro n'inama ntabwo yabahaye. Amaze kumva ko hari ikibazo, amaze kumva yuko bari bahungabanyijwe n'abateye ubwoba, ariko arashaka kubaremamo noneho ikintu kizima gikomeje agakiza kabo gakomere kugira ngo bagende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu. Dufate Bibiliya rero turebe izo nama yabahaye. Inama ya mbere turayisanga muri cya gitabo cy'Abakolosayi, mu rwego rwa yandikiye Abakolosayi, igice cya 2 umurongo wa 6. Abakolosayi igice cya 2 umurongo wa 6 n'uwa 7. Uwa 6 arababwira ngo nuko rero nk'uko bikwiriye, nk'uko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, aba ariko mugendera muri we. Tubasekera vuba. Iyo niyo nama ya mbere. Nk'uko mwakiriye Kristo umwami wacu, aba ariko mugendera muri we. Aha ngaha bashaka kugira ngo dutinde ku bintu bibiri. Dutinde ku ijambo rivuga ngo nk'uko mwakiriye Kristo, hanyuma mugendere muri we. Ni ibintu bibiri. Mwakiriye Kristo muti, ninde watubwira uko yakiriye Kristo? Niba mwarakiriye Kristo, mwamwakiriye muti uko mugiye kugenda nk'uko mwakiriye Kristo. Nuko rero nk'uko mwakiriye Kristo, ni ukuvuga ngo uko byari bimeze mwakira Kristo, uko mwabigenje mwakira Kristo, ni nako mugiye kugendera muri we. Aracyabahumuriza bakomeza ngo agakiza kabo bo kumva ko hari umuntu wabanyeganyeza, bashinga imizi, bakomere nk'uko mwakiriye Kristo, aba ariko mugendera muri we. Ndibuka ko nakira Kristo hari mu iteraniro ngiri ariko ry'abantu benshi, turi bakeya. Umuvugabutumwa araza abwiriza amagambo ngo icyazanye umwana w'Imana n'umukizi wazimiye, kandi wazimiye nanjye numvaga narazimiye, numvaga nta hantu rwose nifuza gukizwa. Uko arimo agenda asobanura iryo jambo, nkumva mu mutima wanjye birimo bihura. Arangije aravuga ati noneho Kristo arimo araguha ikiganza. Akira ikiganza Kristo arimo kuguhereza kugira ngo akuvane muri uwo mwobo wagiyemo, kubera ibyaha byawe, kubera ibyo wakoze, kubera uko umeze, waguye mu mwobo. Uwo mwobo bakuvamo, Kristo arimo arakuvanamo. Ngaho ufata ukuboko kwe, ufata ikiganza cye. Ndabyemera, nemera ibyo ambwiye, nemera ko nafata ikiganza. Funga amaso. Burya iyo ufunze amaso ushatse wanafata n'ibintu byose. Nafunze amaso muri ikiganza, ndagikocira, ndagifata, ndanagikomeza, kandi nkavuga ngo sinkure kutambira aya mahoro, sinkure kutambandimo, sinkure kutambirwa. Uko niho mvuga ibyo ngibyo, numva bimubura kuba mu mutima wawe, numva ndimo ndahinduka mu mutima wawe, numva uko naje babaye, uko naje nihebye, uko naje afite agahinda, birimo birahinduka. Sohoka mbwira abantu nti ubwo nakije, nguko uko ngewe nakiriye Kristo. Icyakurikiyeho ni uguhamya, kuko Pawulo aravuga ngo niwemera hanyuma ukatuza akanwa, uraba wakiriye Kristo w'ukijijwe. Wemere wizere wakiriye. Natwe yashira amezi 6 areba, kuko ubwo narabibonye, narifite impamvu zikuza kwatura, mbikora mu mutima wanjye, ariko numva birimo kandi kabisa bifite, nkomeza kugenda mbifite. Mara ukwezi kumwe, mara ukundi, nyuma y'amezi 6 nibwo nari mu iteraniro ngo guhera none namaramaje ndamufite namwakiriye. Wowe wakiriye Kristo uti? Ari watubwira mu ijambo rimwe watubwira uko wakiriye Kristo. Mwumve nawe uko yakiriye Kristo. Hari abamwakiriye mu iteraniro, hari n'abamwakiriye ku buriri baryamye, hari n'abamwakiriye bitewe n'aho
njyewe yafatiye mu masengesho ubu umuntu yarantumiye ngo tujye gusenga, ariko ngiye gusenga numvaga ari nko gutembera. Ngeze rero ibyari amasengesho amfata ku ngufu ubu ndatura ntakira Kristo, ubuzima bwanjye bwishimira kugira Yesu umwana mwiza. Ubwo rero kugeza n'isaha ntabwo nicuza gukurikira Yesu. Urumva yagiye ajya mu masengesho, agenda nta gahunda afite z'ibyiza kumubaho, ahageze ahumvira amagambo yumvise agira gute arayemera kandi yizera ko hari icyo akora muri we birahita. Haleluya. Undi nanone nabaza nanone mu magambo make, mama wewe watubwira ukuntu wakiriye Kristo. Ijambo ryose reka ko byo gutanga ubuhamya n'umuhamya n'umutanga kandi mu ijambo ubundi umuntu arakubwira ngo ubona bwanjye ni burebure ngo nakutanga mu cyumweru ngo ni igitimu, ariko no mu mwanya muto muri wawe. Amina. Nakuze n'ubudagatirwa mu byangombwa n'umwana muto, ariko akuze amasakarane kwemeza umutima wanjye mu makange ari mwaka wa mbere mu kaminuza njyanye n'umukobwa w'inshuti yanjye twari twarabanye ku cyaro tureba muri segonderi, bisoza bwati umuntu tujyane gusenga. Byari bibaye ngombwa ko binyurete ngeze nsanga ngeze kuri etape yo kubatiza. Ni ukuvuga hari abihanye uwo munsi, hari urukundo cyangwa fundraising list y'abantu babatiza. Pasiteri aravuga ati niba hari undi wumva wajya kuri iyo list, nasanze n'abantu nubwo ntazi igihe nanjye nabyemereye njya kuri list yo gukizwa uwo munsi. Icyakurikiyeho nuko nakomeje gusenga jyenyine no kubasengesha gutora mu rukerera, Yesu ataka kurushaho uwo munsi. Aho yansanze ni mu cyumba asenga, umucyo urankubita, maze kumudasohoka mu ishuri ndirukanka ati bisoza icyo gusobanukirwa neza ko ari umucyo wari uvuye ku Mana, menye ko ku rugero ndimo ntayobye Imana ishimwe. Amina, amina. Haleluya. Urumva ko abantu bakira Kristo mu buryo butandukanye. Haleluya. Kwakira Kristo mu buryo butandukanye, ariko nubwo tumwakira mu buryo butandukanye hari icyo twese duhuriza. Twahurije ku ki? Kwegera no kwizera, hanyuma no kwatura. Kwatura no guhamya, kwatura no kwihana, kandi ukanahana. None rero Pawulo arimo kubwira bariya bantu, mw'abantu uko mwakiriye Kristo muba ariko mugendera muri we. Uko twakiriye Kristo rero duhurijeho twese ni ukwemera no kwizera. Ni ukuvuga ngo kugendera muri we tugiye kubishobozwa no kwemera no kwizera. Tugomba kujyana ibyo bintu bibiri, ukagenda wemera ukagenda wizera. Ni ukuvuga ngo muri we hari no kuba muri we ubwabyo ntabwo bisobanutse kugerwa. Ese umuntu akubwiye ngo uri muri we bagomba kuba muri we, ariko byemere kandi byizere. Nubyemera kwizera no kwemera ikintu kitagaragara, ariko kwemera ko kiriho. Emera ko kiriho. None barabwiye uko mwakiriye Kristo kubera kwemera kwanyu, mwemera ibyo bababwiye, mwemera inzira baberetse, mwemera amagambo bababwiye, hanyuma mwizeye ko ari icyo akora ku mitima yanyu, niko mugiye kugendera no muri we. Kugendera muri we rero yaravuze Yesu ubwe yibereye hano abwira abigishwa be muri Yohana 15 ngo mugume muri jye nanjye ngume muri we. Kuko niko Yesu ameze. Yesu ni umwuka. Iyo aza kuba nk'umuntu nkanjye, kugendera muri we byagora. Ariko noneho ni umwuka. Umwuka ajya muri jye n'umwuka akandwikira wese. Ibyo nkabwira avuga ngo ni muri Yesu, kandi nawe ari muri Yesu. Hanyuma bikagaragaza ko ijambo ry'Imana. Ndi muri Yesu, nawe kandi ari muri jye. Hanyuma rero ndi muri Yesu, nishiye muri we, nkabyemera, nabwiwe kandi ndabyemeye, ngera muri we, ijambo rikambwira ngo upfana nanjye. Upfana nanjye. Ngo nk'uko mwahambanywe nawe umubatizo. Umubatizo ni ikimenyetso. Nari kubiganiraho abari batwaye kumwe babwira ko umubatizo ari ibimenyetso
ariko sembori zikerekana iki? Cyerekana ngo twapfanye nawe hanyuma tuzukanye nawe. Twapfanye nawe hanyuma tuzukanye nawe. None rero iyo uri muri Yesu ugapfira muri Yesu, haleluya, ugapfira muri Yesu, ukumva wapfiriye muri we, ukumva washongeye muri we, ukagenda ugashonga. Muwafata isukari, amasukari bajya bacuruza y'amakilo, akajugunya hariya mu cyayi, ya kilo yose ukajya kubona umishwanyikiye muri cya cyayi, ukabona nta kakigaragara kayo, yashiriye muri cyo. Nawe jya muri Yesu, ugende ushongere muri Yesu, ushongere muri Yesu. Emera, mwemere, murabyemera ko muri we, murabyemera ko ari muri we. Noneho rero ubwo ari muri mwebwe, ariko namwe mukaba muri we nimugende mushongeremo, nimugende mushiriremo, nimugendemo urangirize ubuzima bwanyu bwose ujye muri we ijana ku ijana. Icyo yababwira, niba uko mwakijwe mukabifashwa no kwizera, mwabwiwe mwemeye murizera biraba. Tumaze iminsi dukoresheje ijambo rivuga ngo ibyo twizeye si amagambo, ni ibintu biba, ni ibintu bifatika. Niyo mpamvu hari ubuhamya. Ejo kundi kuwa kangahe duhaye ubuhamya byerekana ko ibyo twizera bifatika, ni ibintu bifatika. Niba Imana yaravuze mu byo muzera ntabwo bizarwara, yaduhaye ubuhamya nariyubuza ko ntacyo bwami birafatika, ni ibintu biriho, turabyizera bikaba ibintu bifatika. Uko rero mwakirijwe, mwamwakiye, ni nako mugiye kugenda muri we, kuvuga ngo mukoresha ibintu bibiri: kwizera, kwemera, hanyuma no kwizera. Hanyuma rero mujyane ijambo yuko nimugendera muri we muzaba mwaragiye mugashonga muri we, mukagenda mukaba mwarapfiriye muri Yesu, mwarashongeye muri. Niyo mpamvu rero Pawulo ababwira ngo mwebwe mugendere muri we, ariko mushoreye imizi muri we cyane. Imizi yanyu yo kumera gutya. Hari abagira imizi rero isa n'iyo mwenda witambitse, mbese nk'abandi twakuye muri wa mugani w'umubibyi. Izuba ryava hamwe akabazo, haboneka akantu k'akageragezo, akabaraguye. Haboneka ikibazo nk'ubu imvura yaba yaguye, bamubwira ngo kujya gusenga, ati sinaniye, hakonje, kubera ko imizi ye iratambitse gutya, akantu kandi ariko kose karamugusha. Abona nibo bumva ya magambo twavugaga ejo, ariya magambo yo kubacira imanza, bagahita bavuga ngo noneho niba ibyo ngibyo naguye, kuko nanjye naguye, narababwiye ko nanjye naguye, umuntu atamuriye cyangwa agakumurira gusa ntagiye, hitamo nabi, hitamo. Kubera iki? Kubera ko ntabwo nari narashoye imizi muri we. Mushore imizi muri we, mujya mu ijambo cyane, turakomeza kubireba, mujya mu gusenga cyane, mukunda ibyo akunda, ijambo ry'Imana ribabwira gukora mugakora, mugendera muri we, mwumvira nk'uko umwanya umuyobozi w'agahugu yavuga, mwumvira kutareka kwihangiraho inyigisho zawe zavuga ngo nzajya nzana igitambo, nzajya nzana amaturo. Wumvira ibitambo yatubwiye. Mushorere imizi muri we rero. Gushorera imizi muri we ni ikintu gikomeye cyane. Niyo haza umuyaga umeze gute, uwo muntu ushoreye imizi muri Kristo, uwo muntu wumva ko yubatse muri we, uwo muntu mu gitondo, guhera mu gitondo kugeza nimugoroba aba ari mu ijambo rye, aba ari muri we, aba ari w'abantu arushaho gukandagira, arushaho kujyamo, arushaho gukomereramo. Uwo muntu ntahungabana. Haleluya. Uwo muntu ntahungabana. Iyo haje ibibazo ibyo ari byo byose ntahungabana. Iyo haje intambara zikora ku bantu bose, wigize umukoraho. Iyo haje ibibazo biza muri korali, biza mu bakristo, ahagarara avuga ngo ariko mwarasaze. Kuki? Kubera ko ashoreye imizi muri we.
ibyo kungusha ntibyabuze, ntabwo byabuze, ariko kuba narashoboye kujya mbicamo nkabicamo bitangushije, ahubwo nkabicamo byishima hejuru, nkabyishima hejuru. Si ikindi, si uko ni umuhanga, si uko hari ikindi kintu narushije abandi, ariko n'uko nakomeje kugenda kugira ngo ndashobora imizi muri we. Haleluya! Shorera imizi muri we. Ibibazo ntibizabura kubaho, imiyaga izaboneka, intambara zizaza, abakurwanya bazaza, ibibazo bizabaho, uzapfusha, nawe ubwawe uzarwara ugere hafi yo gupfa, ariko ntabwo uzahungabana n'ibyo ngibyo. Amina. Ngeze kurwara muri 2011 ndwara umugongo, biba bibi cyane. Njya kwa Faisal, bankorera ibyo bagomba kunkorera, abantu b'Imana baransura, abantu b'Imana baransenga bo mu matorero ataraba. Uwamenyaga wese akabwira ngo Yesu gusenga, usengera umukozi w'Imana akayitaba, afite ibibazo, yagiye muri Faisal yarwaye kandi arwaye bugoye cyane. Bamwe bagiye bereka ibintu bitari nabyo, yewe ariko mu rukundo bagatera hari abareka ibintu bakaza bakambwira umugenzi w'igihugu, ariko nkasanga si nubwo sanze ari byo, ariko ntabwo kuko ntabwo mwabyerekeza muri umunya mwabyerekeza ubwo musengera, ariko baregezo byo mwezi ntabwo ari byo kumvikana aho ngaho. Ariko icyo nshaka kubabwira, hari abandi bagenda bagataha tugasenga, twasenga na bitaro bagasenga ku Mana, turakwibutsa imirimo yakoze, turakwibutsa ibinini, turakwibutsa ibinini. None ntabwo rero kugiye soko rwose, kuko byo ngibyo muri wo mwibutsa Imana iby'inkundi, kandi muri iyi nkundira byanantwa. Ubwo rero kuko yanantwara, sinzi ko muri wo mwibwira ku bana kubera ko yadukorera gakomeye, bati none tabite nitwa ntiyagiye bamusengera ko twegera dukorera ibi, Pawulo akamukoraho, yamukoraho agahita azuba. Nuko ari Petero, ariko Yesu ashobora kuvuga ngo ndagushaka kubera ko imirimo myiza akora akwiriye kuruhuka, imirimo yawe ikagenda iguherekeje. Ariko nkababwira ngo ni musengera ahubwo kugira ngo ubushake bw'Imana bube bugaragara. Ubushake bw'Imana bube bugaragara. Icyo Imana ishaka buri niba Imana iriho ishaka ko nesha aho hantu, ngakomerera aho hantu, ejo nkazakomeza umurimo wayo, nta kibazo ntamushobora gukora. None ndarwaye ingendo mu igare agenda nk'amezi atandatu, ariko muri iryo gare ndashima Imana. Nibuka rimwe nagiye kuyobora guhugura abakristo hariya ku bintu Mubigize, nigisha ndi mu igare, nicara mu igare ndabigisha kabisa, utarafashijwe n'akazi, ariko no mu igare umuntu arakora, no mu igare umuntu arakora. Rero ngashaka kubabwira ngo gushorera imizi muri we bishaka kuvuga ngo ujya kugabanwa n'ikintu icyo ari cyo cyose cyaba kiguteye. Abakristo ntugahungabane, cyangwa ikintu kibahungabanya, ahubwo mujye mugaragaza ko mwakomereye muri Yesu, mwarakomeye. Imyaka ufite ni ijyanye no gukomerera muri Yesu. Ikibazo uhuye nacyo, inzara, intambara, ibibazo n'ibindi, gupfa no gupfusha, ibyo ntibirabaye ukomereye muri Yesu. Yesu arabigenza ko ugomba kubigenza kuko arakuzi. Yesu arakuzi, Yesu arakuzi kandi akwitaye. Ibyo rero ni inama ya kabiri. Inama ya mbere ni ukugenda nuko mwakiriye Yesu. Inama ya kabiri, mushoreye imizi muri Yesu. Inama ya gatatu iri mu gice cya gatatu. Mu gice cya gatatu umurongo wa mbere n'uwa kabiri arababwira ngo nuko rero niba mwarazi ubwami na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Mujye mushaka ibiri hejuru, amina. Mujye mushaka ibiri hejuru, kandi mujye muhoza umutima nanone ku biri hejuru. Gushaka no guhoza. Hari igihe
muhoze ukabishaka ku cyumweru uwa mbere ubushake uwa kabiri ubushake ukazongera gushaka ku cyumweru hari n'abandi babishaka ku minsi nk'umunsi w'igaburo ryera kuko igaburo ryera barabitubwira iyo umuyobozi wa gahunda y'igaburo ryera kuko mucurure imitima yanyu twicururiye umwana uvuga ngo nimurebe amaso yanyu muyavane mu minsi mwarebeshe hejuru mucurure imitima yanyu twicururiye umwana hari abari bacurura rero imitima bakareba hejuru muri icyo gihe gusa babibigije ariko Pawulo arababwira ngo iki gihe gutuma mudahungabanywa n'ibyo byose n'iyo myigishirize n'utuntu tuvugwa ejo buri numvise rwose umugabo wigisha kuri YouTube ariko yarabaye cyane yigishaga yatangiye ikiganiro cye avuga ngo bayobozi bacu ngo turarambiwe ngo guhora twihishahisha agashaka kuba kwipimisha nuko bana kwikiza turarambiwe guhora twihishahisha bayobozi bacu nimukure nk'ibyo bintu nimumenye yuko tubayobozi b'Abakristo dukunda uriya mugabo witwa Yesu kandi ukunda tumukunda twanamupfira nidukangisha kudufunga nidukangisha iby'abantu Yesu Kristo ngo baramukunda abamukunda se bagomba kwikiza bagomba gufasha ibintu bibiri bitandukanye ariko bamukurikiye bose uzasanga ariko bamukurikiye ugasanga ariko bafashe nomero ugasanga ariko bagenda bisubiramo bakanabihererekanya ugende duhererekanya ntabwo duhererekanya ibintu bifite agaciro nk'ubu butumwa ntawe ushobora kukumva uzabigenze ubu butumwa bazagenda bushyireho rezina no kubikora azagenda bushyireho azababwire abagukurikira ni bangahe muki ufite akamaro ariko iyo yanditseho ngo nimundebe inyuma nimundebe imbere barareba bakanabifata bakabyohereza n'abandi noneho bituma rero n'abavuga butumwa nkawe natwe dushaka gushyiramo utwo tuntu kugira ngo bajye batureba ariko umuntu yaragiye ngo icyo nshaka kubabwira izo nyigisho zigenda zihungabanya zigenda zitera ubwoba zigenda zibwira abantu zikoresha ijambo ry'Imana ngo turarambiwe ngo mukure ibyo bintu ngo umugabo witwa Yesu twamenye ngo twamupfira kuko Yesu iyo bakubwiye ngo kwipimisha kwikiza Yesu ababana kwikiza ni ibintu by'umubiri n'uyu mubiri bagenda bagateramo ubwakagani ntabwo Yesu abangamiye ntabwo akoze ku mutima wawe uracyari wawe ujya gutandukanya ibyo by'imbere muri twe by'agakiza n'iyo by'inyuma tubigira cyangwa twakira hari iby'inyuma hari iby'imbere amen arababwira rero muhoze mushake kandi muhoze imitima yanyu biri hejuru ibyo rero ni abari muri Yesu ari babwije abari muri Yesu neza bateye umugongo by'isi niko tujya turirimba by'isi n'abiteye umugongo bateye umugongo by'isi ni ukuvuga ngo kujya muri Yesu kera muri garamu yo wanditse igitabo yanditse aravuga ngo yatanze urugero rw'umuntu ufite igare noneho iryo gare rye yaragendagaho akarishyira ku kabari agaparika imbere y'akabari akajya kunywa noneho umunsi yakijijwe yakiriyeho Yesu nk'uko babyirinze na barusheho na mama babigenje bakizera bagahinduka igare rye rivuye muri ka kabari abari basaga kwirabona ntibaribona ahubwo barukeye babisanga gutsenga yari yahinduye na Yesu noneho rero akavuga ngo guhinduka gukizwa kwakira agakiza ni uguhindura aho icyerekezo cyawe icyerekezo yari afite icyerekezo kigana hariya ngo ariho aparika uyu munsi yahinduye ari hano araparika hano iby'isi twabiteye ubwoba dusigaye duparika ku rusengero dusigaye duparika hano yewe n'inshuti zirahinduka ejo umunyamaguru arabwira ati inshuti nazo zirahinduka iyo urimo wakira Yesu n'inshuti zirahinduka akaguha izindi nshuti zazindi zigusubiza inyuma zikarorera hariya rero nagaragaje gusa n'ushushanya ibintu tugiye kuzoreza byerekana uko tureba Yesu n'uko twitwa n'ubukizo
gutera umugongo iby'isi ukajya muri Yesu neza, ugakora icyo tuvuga mu mvugo yacu kugira ngo abagore mugakizwa neza, ibyo tugiye tubivuga mugakizwa neza, kiriya kigiye kudufasha kubyumva neza. Duhere kuri ariya hejuru handitse ngo inyuma umubiri, ibyo dukora bibi cyangwa byiza. Reka duhere nk'uko yabyanditse, ibyo dukora bibi duhere ku byo dukora bibi, ari nabyo bituberamo amakosa akomeye cyane. Ibyo dukora bibi ni nk'ibihe, ibyo dukora bibi mumbwire kimwe, twese tuvuge ndagenda ngaho muri ikintu kimwe dukora kimwe. Gukorera ijisho, ikindi kibi uriya mwana nawe gutukana, ibyo byose gutukana, abakuru bashobora kongeraho n'ibindi, abakuru bose kugira ngo ducuruze uburyo bwenge tukabikorere, ariko ubundi umwavuze ngo gukorera ijisho, gukora nabi, gutukana, kwica, kwiba, kuvuga nabi, hariya kuri biriya by'inyuma harimo ibyo dukora. Ibyo dukora rero bishobora kuba byiza cyangwa bishobora kuba bibi, bishobora kuba byiza kugira ngo iyo wihanye bakakubwira ngo ibyo tubwire, iyo wihanye ubabwira ubwo ngibyo. Ndihana ko nabi nasinze, ndi umusinzi, ndihana ko nasambanye, ndihana ko nishe umuntu, ndihana ko narose, ndihana ko navuze nabi, ndihana ko naciye urubanza, ndihana ko nagize ibyo tuvuga n'ibyo dukora, mu mikorere, mu mivugire no mu migendere. Iyo ari abihana ngo nambara nabi, kwambara nabi. Ejo bundi twigeze kuvuga na rimwe n'amadamu duhura n'umwana w'umukobwa hariya muri karitsiye iwacu, yaraguze ipantaro nziza y'ikoboyi, ariko ayita mu mavi, ayica mu mavi, ayica hano, ahantu hose agenda yambuka uriya muntu byamugendekeye, yarasaze byageze. Ubwo rero Yesu namugenderera azakongera nambara nabi. Ibyo dukora atumvise, iyo twihana ibyo dukora, atumvise twese twihana ibyo dukora, kandi ibyiza byo ni byiza, Imana irabishaka. Biriya byiza ntabwo tugiye kubivugaho, bizavugwaho tube twere umutwe, twagiye kunezeza Imana no kwemera. Ubu turimo turavuga ibyo twakora bibi, ntitugire nk'abantu nk'uko bikwiriye umwana. Ariko noneho rero mbabaje, ese ibyo dukora bigizwe n'icyaha, bigizwe ibyaha. Iyo niba ni icyaha, iyo nkorera ijisho ni icyaha, iyo ntukana ni icyaha, iyo uri umusambanyi asambanye ni icyaha, iyo nibye agasukari, iyo nibye amafaranga y'abacunga, iyo nakoze ni icyaha. Ibyo dukora ni bibi, ni bibi. Ariko nibyo twihana, ni nabyo abantu baza kwatura hano, ukavuga ngo uyu watura akatura ibyo. Ese icyo kibazo koko ni ikibazo, kuko biteza ikindi kibazo. Mutekereze abantu iyo bakora, iyo barwana, ingaruka ni iyihe? Umutekano mukeya. Iyo bicana nko muri Ukraine n'abarusi, ingaruka ni intambara. Iyo ari umunebwe, umuntu w'umunebwe, mu gitondo yabyutse ntakora, nimugoroba ntakora, ejo mu gitondo ntakora, igikurikiza ingaruka ni iyihe? Ni ubukene. Rero uvuga ngo ibyo dukora
aho dutuye. Ibyo dukora iyo ari byiza bigira ingaruka aho dutuye, ingaruka nziza tuzabivugaho, ariko noneho iyo ari bibi bigira ingaruka mbi, bizana amahane, bizana intambara, bizana umutekano muke, bizana akarengane, bizana kuvuga ngo hari ahantu ubusambanyi bwahamaze, bizana ibyo ngibyo. Ariko ibyo dukora kumva bizana ingaruka mbi, nicyo kibazo gikomeye cyane. Reka rero uburyo Yesu yabivuze muri Luka igice cya 6 umurongo wa 45. Luka 6 umurongo wa 45. Uri kumwe? Avuga ngo iki? Umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye mu butunzi bwo mu mutima we, n'umuntu mubi atanga ibibi abikuye mu butunzi bwe bubi, kuko ibyuzuye umutima ari byo akanwa kavuga. Rero ni ukuvuga ngo iyo twaje kwihana tuvuga ibyo dukora, akanwa kavuga ibibi, tukihana ibyo twakoze bibi. Amaboko akora ibibi, tukihana ibyo amaboko yakoze bibi. Imigendere yanjye ntiyanejeje abandi, nihana imigendere yanjye itanejeje abandi, nihana biriya bigaragara inyuma ku mubiri. Ariko Yesu aravuze ngo umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye mu mutima. Umuntu mubi nawe akora ibibi ariko abikuye mu mutima. Kuko hari ikibazo ni hehe? Ikibazo kiri mu mutima. Ikibazo ntabwo kiri mu byo dukora, ikibazo ntabwo kiri mu byo tuvuga, ikibazo ntabwo kiri mu byo twambara n'uko tubyambaramo. Ibyo ni iby'inyuma, ikibazo kiri imbere mu mutima. Ikibazo kiri imbere mu mutima. Mu mutima rero niho Yesu yababwiye ngo niho hakwiye kuba igisubizo cyacyo. Ngira ngo na Yakobo yabyanditseho abibwira abantu, arababwira ngo be intambara zibaye. Mu rwandiko kwa Yakobo yanditse yarababwiye intambara ziba muri mwezi mbaye. Icyo cyakora umurongo wa 3 mbese muri intambara zibaye n'intonganya zibaye. Intambara twazibonye ni ingaruka y'ibyo dukora, intonganya twazibonye ni ibyo dukora. Biva he? Aravuga ngo ntibiva mu byo mwishimira bibi birwanira mu ngingo zayo, birwanira mu ngingo zayo. Ariko niba mutekereze ngo ibyo dukora ni bibi, kandi umuntu atanga ibyiza cyangwa se ibibi abikuye mu mutima. Aho rero none uriya mugabo witwa Yakobo mu gice cya 3 aza kubivugaho nabyo umurongo wa 10:11 arababwira ati mu kanwa kamwe havamo gushima no kuvuga. Mu kanwa kamwe havamo gushima no kuvuga. Ugasanga umuntu arimo arashima Imana, haleluya haleluya, nafashijwe kitu. Mu kanwa kamwe k'umuntu w'Imana avuyemo gushima, avuyemo no kuvuga. Yakobo byaramutangaje. Noneho aravuga ngo mbese amazi meza ntagereta yabasha kuva mu isoko imwe? Ibyo ni ibintu ntabwo muri kwibaza. Mumbwire ukuntu umuntu aba ari umurokore, mu kanwa kamwe hakavamo amazi meza, mu kandi hakavamo amazi akereta. Ibyo rwose bibaho. Ikibazo kiri hehe? Mu mutima. Ni ukuvuga ngo iyo dukizwa rero dukwiriye gukizwa apana n'inyuma ku mubiri, tugakizwa mu mutima. Tugakizwa mu mutima kandi babwize ukuri.
nigeze numva abantu benshi bari kujyana mu mutima bihana ibyo ku mubiri ariko ntabwo bihana ibyo mu mutima. Mu mutima habamo iki? Habamo ubwenge, muri bwa bwenge hakabamo ibitekerezo ndetse n'ingengabitekerezo. Niba ingengabitekerezo nimwongereho iya jenoside, iyo ni ingengabitekerezo imwe, ariko ingengabitekerezo ni nyinshi. Ingengabitekerezo ni nyinshi, muri izo nyinshi hakabamo ingengabitekerezo ya jenoside. Ni ukuvuga ngo ideoloji, ni ukuvuga ngo mu bitekerezo byawe ariko hari n'ikigenga ibitekerezo byawe. Icyo kibigenga, iyo ideoloji ugenderaho, hari ideoloji y'urwango, ariko hari ideoloji y'ubukungu, hari ideoloji y'ibindi n'ibindi. Ingengabitekerezo ni nyinshi nko kumva iriya jenoside igiye kumara bamwe na bamwe. Ariko biva hehe? Biva mu bwenge. Hakabamo amarangamutima. Amarangamutima ashobora kuba meza. Urukundo ni amarangamutima meza. Impuhwe ni amarangamutima meza. Umuntu w'umunyabugu aba afite amarangamutima meza. Amarangamutima kandi ayo marangamutima iyo asohoka ari meza, ubona azana amahoro, azana ihumure, azana ituze, ahumuriza abantu. Ayo ni amarangamutima meza. Ariko tugira amarangamutima mabi. Amarangamutima mabi. Ayo marangamutima mabi niyo agenda azanamo ibyifuzo bibi. Urwango ni amarangamutima. Amarangamutima y'urwango. Ayo marangamutima y'urwango ni mabi. Amarangamutima yo tugira n'agahinda kakakwica. Nayo ni amarangamutima ariko atari meza. Kwifuza kubi ni amarangamutima ariko atari meza. Kurakara, umujinya, gusharira ni amarangamutima ariko atari meza. Muri ayo marangamutima rero, iyo ugenzuye icyo dukora tuba gituruka ku marangamutima yacu. Icyo dukora tuba gituruka ku bwenge n'ibitekerezo byacu. Icyo dukora gituruka no ku myumvire dufite. Imyumvire ni ahandi ya marangamutima yacu, bwa bwenge bwacu bwagiye mu bitekerezo kuko usanga mu mboni ko mbyumva, niko mbyumva. Ni imyumvire, kuko ubwenge bwawe niko bwabisobanuye, biguha imyumvire, biguha ubyumva. Ariko n'ugenzuye bakagenda ngo we nk'umuntu ubyumvishije icyo agiye gukora ni iki? Niba ndi umunyamujinya icyo nkora ni iki? Ndarwara, ndakubita. No mu byaha twabonye urwungo byo ku mubiri biraturuka ku mutima. Ndi umunyamujinya, ndarwara. Yesu yarababwiye ngo nuhehete uzawasanga kandi uzawejo. Yarababwiye ngo barebe, baravuga ngo ntugasanga. Kandi igihe yarababwiye ngo unarebe ukifuza uhasanga. Kureba ukifuza rero twise guterwa na cyacu guheheta abantu baheheta agenda kuvuga ngo guheheta y'ukuntu umeze. Ariko iyo uheheta ikivamo n'iki? Ni ugusamba. Ni ukuvuga rero n'ubundi aho kwihana gusambana ihane wihene, aho kwihana kurwana ihane wa mujinya, ihane kwa bushakire, ihane kwa kuvugana y'amakombi. Ibyo bintu bituruka aho bituruka. Niba ushaka kugira ngo ugire ubwenge, ibitekerezo bizima, iyo atari bizima bivamo ibibi. Aha rero niho nashaka kubabwira ngo twihane ibyo tutamenyereye kwihana cyane. Twihane ibintu by'imbere. Ibyo bintu by'imbere rero niba iby'imbere byavuyemo bikavamo ibibi, ibibi bigatuma wamenya haba habi, umutima wanjye niwo wishoboka. Hanyuma gukizwa neza rero kuko umuntu ukijijwe neza niwe waba ugiye kugenda muri Yesu neza. Uwo muntu ukijijwe neza azaba arwana n'ibyo ku mutima we, arwana n'ibyo mu mutima. Ibyo mu mutima tuzarwana n'ibyo kubana na Yesu, kugendera muri Yesu. Ngo nujya ngo mushorere imizi muri we, nk'uko mwamwakiriye mushorere imizi muri we, hanyuma mugendere muri we gutyo. Iyo ugendera na Yesu
ugahoza umutima ku byo mu ijuru, iby'inyuma ukaba wabitaye, waramenye yuko utakiri uwo mu isi, ahubwo uri uwa Yesu. Ntabwo ugitekereza nk'ab'isi, ukivuga nk'ab'isi, ukireba nk'ab'isi. Ni ko ijambo ry'Imana ryakubwiye, kandi warabyemeye. Uwo wabyemeye byizera, kandi muri kubyizera bibe gutyo. Nimara kuba gutyo, uhoza amaso kuri Yesu. Nuhoza amaso kuri Yesu, ugatera umugongo byo hanze. Nutera umugongo byo hanze, icyo gihe ibyifuzo byawe ntubivoma mu byo hanze. Impamvu abantu bagira intambara ni uko bafite ibyifuzo bavomye mu byo hanze. Hanze harimo ubwoba ntabwo nta mpamvu zo mu bwoba, ntabwo ngo reka nihore, reka nyikingi, ejo utazava mu iki kugira ngo utazanyica, reka mutange. Ibyo iyo uvoma ibitekerezo byawe ukabivoma hanze, baratubwira ngo hanze hari umwijima, mu isi y'umwijima, kandi ubwenge bwabo buri muri uwo mwijima, buri mu bujiji. Hanze ubwo bujiji rero wabuvoma mu bitekerezo, ukabuvoma ibitekerezo bipfuye, nawe ukabizana mu mutima wawe, ukaba bipfuye mu mutima wawe, bikakuviramo ibikorwa bipfuye. Nibikuviramo ibikorwa bipfuye, murarushaho kwita iwanyu. Ariko umuntu ugirirwe neza atera umugongo y'ibyo hanze, aho kuvoma muri ibyo ngibyo akavoma abashyitsi badusuye tuzatubazimanira gute. Ndabwira ko nta kibazo mufite ko musanga twarakoze ngo umushyitsi ugusuye muri ino minsi nta kindi muzimanira keretse icyuma. Uri kubyumva? Kuri kiriya gihe cyacu ntibyari gukunda, kuko twari turi bake. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, twubahaga ababyeyi bacu, twubahaga abatuta, abayobozi cyane cyane n'abandi bantu bakoranaga batuta. Kuba tugomba kumwubaha. Kumwubaha rero ukamenya ibyo ashaka. Kuba kumwubashye. Ejo rero nababwiye ngo nubwo twabikoraga ntabwo byari byo. Ariko nanone ibyatubujije kuti igihe twabikijijwe kuko n'ibyatugejeje aho tugomba kugera. Nuko twibera aho ngaho rero akangahita rero yenda agomba rwose. Ubuse data kuko azaza muhereze fanta, muhereze igikoko cy'igikoma se, soko yaje no kuri cyane bikomeye cyane. Mwebwe se niko mugenzi wanyu tuzabaza abajene bari n'abagenzi bari hano, tuzamubaza uko bigenda kuri uzabiki. Ni ikibazo icyo gihe no mu bukwe bari bataratangira kuvuga ngo ni fanta gusa. Ariko ubu twagize umugisha kuko nyuma ya jenoside perezida wa yaravuze ngo izo nzoga muhaba abihereye mu basirikare, izo nzoga mushyira mu buryo mwazibwiye nawe tuturira ukabona zivamo zose. Ariko mbere twazanaga abanywa inzoga bajya hariya, abatanywa inzoga bajya hariya. Ubwo rero ukimenya akajya mu mwanya wawe. Hano fanta zigatambuka, hano isura idahiye gushira igatambuka, hari urwagwa rukomeye bigatambuka. Ariko aho ubukwe bumwe bugaragaye mu masura abiri. Nicyo gihe twabayeho kugira twumva ntabwo byari bitoroshye. Noneho rero ariko dushaka kubabwira umunsi umwe rero, nyuma y'imyaka myinshi, si imyaka yariyo, ariko ntiyahitaba itangira gucuma, nza kugira umugisha njya kwiga mu mahanga. Mvuyeyo madamu ahamagara abantu b'inshuti buri baze bamufashe kunyakira. Baraza rero, ariko ikintu cyantangaje, abaje babiri mu baje, bamwe barabakoye ariko abandi atarabakoye. Njye ntabwo tubona abakoye gusa, ariko tugomba kubana bose amahoro. Babiri rero mu baje, umwe yaje yitwaje ikazi yabye, undi aza yitwaje igicuba cyo kubagwa biye cyane. Kandi bahageze ntibawe uwabwiye ntiyayoye n'ubwagwa ntiyayoye, banyoye rwose ibyo twambaga. Hanyuma noneho bari gusigira ibi bintu bizakuba ufite. Hanyuma rero mukezi ndabona agiye, ariko ngarutse nsanga ari wazanye igitekerezo cy'uko ahamagara abanyezamu ari mu ishuri ry'ikigeme nibo nakoraga, nari muri mu mazu y'abamisiyoneri
kwibukiko. Noneho rero umwana mu gitekerezo rero se ko kizanye araza ahamagara abazamu bose asokora yakaziye na cya gicuma baramuha yaho ntayi n'umuroro murano muzamu kuri waje muzamu waje urayasize ushaka kuko urashobora gusi umeze gutyo ati nyakubahwa se simwabe Imana nawe kwegera Yesu. Iyo ugenda wegera Yesu, Yesu nawe arakwigisha bya bintu abwiye tugomba kugenda tumenya uko tubana na Yesu, uko tugenda nawe abikwigisha uko urimo mugendana, kandi akoresha uburyo bwinshi. Ashobora gukoresha ijambo ry'umunaniragutunguye, ijambo ry'umunaniragutunguye, ashobora no gukoresha n'ibyo ngibyo babwira n'ibyo ngibyo byagiye bimbaho. Burya niba mwiba nijoro igihe wabizemo nagenda akagenda akava munsi y'umurongo w'umuringoto igihe wabigezemo kuvu agenda amagara cyane kuvu nta kintu cyitwa inzoga kizongera kugera muri kubera iki? Kubera ko uzitanze ugize uruhare mu gufasha wawe no gupfa. Muri kubyumva? Ariko iyo myaka nari imaze mbere iyo mwaka rero maze imbere akorera Imana rero ari n'abantu benshi barahindutse kubera jyewe kuko n'ubwoko. Ariko Yesu akavuga ngo ntabwo yagera mu buryo turimo tugendana mu buryo bukwiriye aho umwami hari ibindi bigiye kugenda mwigisha n'icyo nacyo narakize kandi maze gutiga ijyamo. Nawe rero hari ibyo agenda kwigisha n'uyu munsi agenda kwigisha. Icyo akwigishije cyemere, wizere, ukiyemo, tugenda duhinduka mu gihe twiyubaka. Izo ni ingero zimwe bahaye ariko hari n'izindi nyinshi cyane. Ubwo rero ndashaka kubabwira ngo kwihana kwiza, kwihana ni uguhinduka imbere mu mutima. Guhinduka imbere mu mutima, ibyuma ukabona biri isoko, iyo soko yabyara gukora bibi bituruka mu mutima, kwihana mu mutima. Mujye mwihana kwangana, mujye mwihana isoko y'urwango rwo mu mutima wawe, akoga n'ingeso ko mu mutwe yo mu mutima kumva ko ufite agatunga iryo rari ryo mu mutima wawe, ibyo byifuzo bibi bikuzamo. Hari abantu bagira ibyifuzo bibi, ibyo byifuzo bibi bikuzamo wakomye hariya wandika twabonye mu bice y'abakurambere niko ni imbere yakubwiye. Byihane, wigira isubizo ku byihane, wigira isubizo ku byatura. Numara ku byatura rero umutima wawe ubaye muzima, umutima wawe uba muzima, uraba ubaye igikoresho Yesu ashobora gukoresha abashaka bose. Uraba ubaye igikoresho umwuka wera yinjiramo akakuzuramo, intumwa zuzuye umwuka kubera ko mu mutima hari umwanya. Ariko iyo huzuyemo ibyo ngibyo bitekerezo bibi, huzuyemo iyo myumvire bibi, huzuyemo ayo marangamutima mabi, umwuka wera uramwica, ahora yicara muri wowe, hanyuma bikagaragara mu byo ukora, bikagaragara no mu ngaruka zabyo hariya hanze. Icyo twahamagariwe rero ni uguhindura abandi, ni uguhindura aho turi. Twahamagariwe guhindura aho hanze, twahamagariwe guhindura ibyo hanze kugira ngo ubwami bw'Imana bugaragare. Ariko ubwami bw'Imana kugira ngo tubugaragaze ni ukutongera kuvoma mu isi ibyo dutekereza, ni ukutongera kuvoma mu isi ibyo twifuza, ni ukutongera kuvoma mu isi imigendere ngo nkurikize baraza uko bagenda, uko bavuga, imigani yabo. Oya, itera amaso ukoze umutima kuri Yesu, ukoze umutima kuri mwe aho Yesu ari. Noneho aho Yesu ari, uko ugiye guhegera mwegerana mu ijambo rye, mu biganiro mugirana nawe, uri mu ijambo cyane, ryari twavuye mu ijambo ry'Imana rimwe muri mwe ryuzuye, mubaho abaho akorera ngo ntabwo ugenda neza kuri ibi ngibi, ntabwo ugenda neza kuri ibi ngibi urimo uvuga, ntabwo ugenda neza kuri ibi ngibi urimo ukora. Uko ugenda uvana n'ibyo ngibyo, niko abantu bazabona utakicara, niko abantu bazabona utakibuhana, niko abantu bazabona utakikera. Reka no gukererwa byo ni ikintu kimwe, niko bazabona utakikererwa. Uzabona umuntu afite ingeso y'ibintu bituma kererwa n'icy'umubiri, ariko byaturutse mu bintu by'imbere hariya udaha agaciro, ariko udaha agaciro imyumvire yawe, udaha agaciro. Bakazabona wazindutse, bakazabona
babajije iki ibabwiye cya nyuma cyangwa se ntabwo yateguye aho yateguye abatesaloniki, yarababwiye ngo musabe Imana ibahe impano yo gushishoza no kugenzura amakuru ava hasi. Twavuze iby'imbere muri twebwe ko dukwiriye kwirinda imbere, tukihana cyane cyane ibyo byo mu bitekerezo, tukihana cyane cyane ibyo mu marangamutima, tukihana cyane ibyo byo mu myumvire. Abarokore barabizi ngo buryo ugeze kubabwira. Nigeze kuganira n'umuntu w'umurokore, tujyana ku ijambo ry'Imana, arambwira ati ngewe rwose Imana irambwira ngo ubane n'abantu bose amahoro. Hanyuma tugiye ku muntu umwe wari umuteje ikibazo, arambwira ngo ibyo bishoboka. None se rya jambo ryavuyeho, ariko impamvu idashoboka ni iyihe? Ni uko umutima w'ibitaraje. Iyo byarabaye, dusaba Imana rero idufashe tubone uko twihana, uko dusesengura amakuru ava hanze. Hanze haraza amakuru, hanze haraza inyigisho, hanze haraza ibintu byose by'ibitekerezo biza, ibyo byose aho bigisha noneho baranigisha no kuri YouTube. Uburyo bwabaye bwinshi, ntabwo bakeneye kuza kuzindira gusa. Ubwo buryo bwabaye bwinshi turutse hanze, Imana ni impano yo kugenzura no gushishoza kwirondora kugira ngo ufate n'iby'ukuri bitari iby'ukuri byo guhungabanya. Imana yacu mu cyubahiro, mugende nk'uko bikwiriye abo umwami wacu, kugira ngo tugende uko bikwiriye umwami wacu twabyumvise. Icya mbere ni ukugenda muri we, tugenda nk'uko twahagaze, kwizera no kwemera no kwizera. Icya kabiri, twihatire gukomeza gushora imizi muri we. Icya gatatu, tere umugongo isi, tubwire ibyo muri we kandi turushaho kwegera. Uko ugenda wegera aratwereka ubusa n'ibitaratungana bitunganye. Mu gihe bitaratungana ntiguhungabanye no kugira ngo nagucira urubanza, ahubwo nakagucira urubanza aje kuguhugura. Muramuye cyane, sinari nzi ko ari ubukungu bwese, none ndabimenye, ngiye gushora ibyo kwikuraho urusheho kuba mwiza. Hanyuma ibyo birangizwa rero nuko wima amatwi ibibi byo hanze, ukamenya kwakira byiza bikwiye kugira ngo ubikoreshe ubwami bw'Imana. Imana yacu ni abitwayeho. Reka rero turekere aho ngaho, amagambo ntabwo ararekwa, n'ejo ubundi bizakomeza, ariko turusheho kugenda nk'uko bikwiriye umwami wacu. Senga Imana. Hari icyo Imana ivuganye nawe muri uyu mwanya, kuko ntabwo amagambo nk'aya yavugwa isaha yose ngo birangire nta Imana ivuganye n'umuntu wacu. Icyo Imana ivuganye nawe rero, emera kandi wizere, ugikore uko Imana ishaka. Guhinduka kwawe ni mu nyungu zawe, guhinduka kwawe ni wowe wigirira neza, guhinduka kwawe ni ukwiteganyiriza kwawe ko mu gihe cya none no mu gihe kizaza. Reka dusengane rero nawe n'ubwira Imana ngo ibintu byose reka no kugira ubwiza. Hano ko kubigeza si ukundi bana n'ingeso mbi, wakira ingeso nziza. Ndagushimiye Imana yacu mu izina rya Yesu Kristo, waduhaye ijambo tugendeye nk'ibyumweru bibiri kugira ngo tubiganireho, kugira ngo tubyumve, hanyuma tubone uko tugenda nk'uko bikwiriye abo watoranyije, intore zawe, abana bawe, abigishwa bawe, abayoboke bawe. Ndagushimiye cyane kuko uyu mugoroba utweretse ko dukwiye kwibanda cyane n'iby'imbere cyane, ahantu umwijima uba umwe bitagaragara, abari ntibabizi, ugiye kwizigera nawe umwuka wera. Aho ngaho ndakwingize namwe warongoye imitima y'abantu bose barangaye imbere yawe n'uwanjye, ibyo twibwira bitakunezeza n'ishuri, kandi uduhe imbaraga zo kurekura no kubivamo, kugira ngo tubone uko dukora ibyiza bidushimisha kandi bigaragare n'abandi iwacu bagiye ku bwami bwawe, mu ngo zacu no ku bwami bwawe. Abatumvikana bumvikane mu izina ryawe, abajyanaga mu mirimo barimo bo gukomera kubyara mu izina ryawe, akarengane twajyaga tubona hirya no hino kavanaho n'ubwo twahindutse mu izina ryawe. Utugirire neza rero muri byose, ndagushimira Yesu Umwami wacu. Amen.
dushimire umubyeyi wacu Kanoni